Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 264 turi kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Reka dusenge. Turagushimye Mana, turaguhimbaje. Urera cyane kandi urakiranuka. Ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Dushyize hejuru izina ryawe Mana. Dushyize hejuru kugira neza kwawe Mana. Dushyize hejuru imbaraga zawe Mana. Dushyize hejuru kugira neza kwawe Mana. Dushyize hejuru ubutware bwawe Mana. Izina ryawe niryubahwe. Ubwami bwawe nibuze. Ibyo ushaka nibibeho mw'isi nk'ukubaho mu ijuru. Utubabarire ibyaha byacu, utweze gukiranirwa kose. Intege nke zacu zose zitubabarire. Amaraso y'umwana wawe w'intama Yesu KRISTO atonyangire ku buzima bwacu, maze atwikire ibibi byacu byose. Ijambo rye ritweze, riduhindure, dutandukanye n'ikibi cyose, mu izina rya Yesu KRISTO. Ngo tujye kumva ijambo ryawe rero Uwiteka, ntaba ari twe. Umwuka wera amanukiye gufungura amatwi yacu, afungura amaso yacu, afungura imitima yacu. Buri kintu cyose kiri muri twebwe gifungukire kwakira ijambo ryawe. Turasenga ngo kandi ijambo rye ririmbure ndetse rikure muri twebwe ibitagira umumaro byose, ibintu byose mwaye Mana biri muri twebwe bitaguturutseho bituvanwemo, mu izina rya Yesu KRISTO. Turakoze, ushyirwe hejuru Data wera, turagushimye. Amen. Turasoma muri Luka ibice 16 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Bibiliya iratubwira ngo amategeko n'abahanuzi byabayeho kugeza igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bwigishirijwe. Umuntu wese arabutwaranira. Icyoroshye ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Ibyo biri muri Luka ibice 16 umurongo wa 16 kugeza ku wa 17. Buri wese arabutwaranira. Ndavuga ubwami bw'Imana. Nta kintu cyoroshye kuri iyi si keretse hari guca mu irembo rijyana abantu ku irimbukiro. Ndetse ntekereza ko wicariye ntugire icyo ukora nabwo utayoba inzira ikujyana kurimbuka. Gusa nanone ntabwo twakwibagirwa abantu barimo kujya mu irimbukiro bibaruhije nk'abajya mu ijuru, kuko baba bibwira ko bari gukorera Imana. Umwanzi azi kubeshya abantu, kwibwira ko bakorera Imana kandi batayikorera. Imana dutabare cyane. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese ushaka gukurikira Yesu agomba kumenya adashidikanya ko atazabura kubizira, ko atazabura kugira ibyo atakaza ku bwa KRISTO, ko ari inshuti bazatandukana kubwe. Nta muntu uzakurwanira mu nzira ijya mu ijuru. Nta mubyeyi uzakurwanira mu nzira ijya mu ijuru. Buri wese n'amagara ye, niko hano biraza ngo buri wese arabutwaranira. Ntawe utwaranira mugenzi we mu bwami bw'Imana. Ntawe utwaranira mugenzi we mu bwami bw'Imana. Buri wese aritwaranira, byamunanira nyine ubwo bikaba umunaniro. Imana ishimwe cyane. Mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 biravuga ngo nyamara ibyari bifitiye inyungu mbibara ko ari igihombo kubera KRISTO, ndetse ibintu byose mbibara ko ari igihombo iyo mbigereranyije n'ubukungu buhebuje buzanwa no kumenya KRISTO Yesu umwami wanjye. Kubera we nemeye guhara ibyo nitaga inyungu zanjye byose, maze mbibara nk'amazirantoki kugira ngo nunguke KRISTO. Ibyo biri mu Banyafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Mu Banyekorinto ibice 9 umurongo wa 27 biratubwira ngo ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha gahato kugira ngo ntazamara kwigisha abandi, naho njye ngasigara ntemewe. Ibyo biri mu Banyekorinto ibice 9 umurongo wa 27. Imana idufashe cyane. Gukurikira KRISTO bidusaba kugira ibyo dutakaza kandi ibyo bidufitiye akamaro. Binadusaba kwanga imibiri yacu tukayikoresha uburetwa, tuyishyira munsi y'ubutware bw'Imana. Uko ni ugutwarana mu bwami bw'Imana. Ubuzima bwa gikristo bworoshye n'ubwa pirate. Ubuzima bwa gikristo bwigisha ko byose ubyemereye ntibwavuye ku Mana, ubwo burakubeshya. Ubukristo bukwemera kwisanisha n'isi kandi uri umukristo, ubwo ntabwo buturuka ku Mana. Abazi inzira babandi bakurikira KRISTO, ibyo ntabwo babikozwa.
tuzi ko tugomba kurwanya imibiri yacu, tuzi ko tugomba kwibuza uburenganzira bwacu kubera Kristo, tuzi ko twibuza ibyo kenshi dushaka kugira ngo dusenge, kuko twamaze gusobanukirwa ko inzira iganisha mu bugingo buhoraho ari nto kandi ikabiruhije cyane. Tuzi neza yuko tutagomba kwisanisha n'isi, tuzi neza yuko tugomba gutandukana nayo. Imana iturengere cyane. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye, turaguhimbaje. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka nibibeho mu isi nk'uko mu ijuru. Turasenga cyane ngo Mwami Imana uduhe ubutwarane, turasenga ngo uduhe ubutware, uduhe n'amahane n'umujinya biturutse ku Mana, bituma turwana intambara nziza yo kwizera. Mu izina rya Yesu KRISTO, uduhe kuba abanyarugomo bo mu mwuka, abanyarugomo bo mu mwuka barwanira gusingira ibyo basezeranijwe n'Imana. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze kumvishe gutakamba kwacu, urakoze kugiye kuduha ibyo tugusabye. Mu izina rya Yesu urakoze Data wera, amen. Impuguro z'uyu munsi turazisanga muri Timoteyo wa 2:3-10, ahavuga ngo ariko we wakurikije neza ibyo nigisha nuko nifata n'ibyo ngamije, uzi kandi ukwizera kwanjye n'ukwihangana kwanjye, urukundo rwanjye n'ukudacogora kwanjye, uzi n'ukuntu natotejwe ndetse n'amakuba nagiriye mu mujyi wa Antiyokiyo n'uwa Ikoniyo n'uw'i Lusitira. Mbega ngo ndatotezwa, nyamara ibyo byose Nyagasani yarabinkijije. Erega n'ubundi abashaka bose guhora bubaha Imana kubera Kristo Yesu n'ukuri bazatotezwa. Ibyo biri muri Timoteyo wa 2:10-10. Uwiteka aguha umugisha wo kwifatanya natwe, Uwiteka aguha umugisha wo gufata umwanya kugira ngo wumve ijambo ry'Imana, Uwiteka aguha umugisha wo kumvira ijambo rye. Ndagusabira umugisha ku Mana. Uwiteka nakuze imbaraga nyinshi cyane, Uwiteka nakuze umwuka we wera, Uwiteka nakuze ijambo rye, Uwiteka mu izina rya Yesu nakuze urukundo rwe, Uwiteka nakuze guca bugufi, Uwiteka nakuze gutungana, Uwiteka nakuze kwera. Mu izina rya Yesu KRISTO ndagusengera cyane, Uwiteka kuze guca bugufi. Ndagusabira cyane ngo ukuboko kw'Imana kukubeho mu byo ukora byose. Ndagusengera cyane ngo ubwami bw'Imana bukuzeho mu byo ukora byose. Ndagusengera cyane ngo ubushake bw'Imana bukubeho mu byo ukora byose. Mu izina rya Yesu, mu izina ry'Imana rihabwe icyubahiro mu buzima bwawe. Data wera, ndakwinginga cyane kugira ngo abanyumva n'abandi bose ubahe ubushobozi bwo gutungana mu migendere yabo yose. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, Uwiteka Mana igira neza. Ni mu izina rya Yesu KRISTO dusinze twize, urakoze, amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.